Imana irinze igihugu cyacu. Imana irindaga Isiraheli ntabwo itereranye u Rwanda. Imana yarwaniraga abayisiraheli na n'ubu iracyaturwanirira. Inshuti bavandimwe kandi inshuti nkunda, ndabishimira uko bukeye nuko bwije. Ngiye kubagezaho inzozi nabashe kuba narota zivuga ku gihugu cy'u Rwanda. Amazina yanjye ndi Pasiteri uzaba kiriho Yonas. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri channel Holiness TV, ndagusaba gukora subscribe kugira ngo ibiganiro bizajye bitegurwa, bizajye bikugereraho ku gihe. Nawe wakoze subscribe, Imana iguhereze umugisha kandi Imana ikugirire neza. Mwese Imana ihire ubuzima bwanyu mwese, Imana ibuzuze umunezero. Mbahaye ikaze kuri channel Holiness TV. Bene data nshuti bakundwa, Uwiteka Imana araturinze. Nagiye kubona mbona ndi mu rugendo, muri urwo rugendo ngiye kwitegereza mbona imodokari ya gisirikare yari itwaye abasirikare. Imbere muri kabine hari harimo ingabo zikomeye cyane. Izo ngabo zari kumwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Inyuma naho hari abasirikari benshi, kuko iyo modokari yari nini cyane itwaye abasirikari benshi. Mu kwitegereza mbona hari izindi mbaraga zari zitwaye iyo modokari, kuko nta mushoferi nigeze mbona atwaye iyo modoka. Yari itwawe n'izindi mbaraga zidasanzwe. Ngiye kwitegereza mbona haje igitero cy'inyeshyamba ibashe gutesha umutekano mukeya izo ngabo z'igihugu. Cyari gishaka gushimuta umukuru w'igihugu. Ngiye kubona mbona umukuru w'igihugu ari imbere kandi namubona n'inyuma. Bishaka kuvuga yuko imbaraga z'Imana zamugezeho, agaragara imbere anagaragara n'inyuma. Iki gitero cy'abashimusi kigiye kwitegereza kigira ubwoba. Muri uwo kugira ubwoba cyaribajije giti, turafata nde tureke ndi? Ariko ingabo z'igihugu na nyakubahwa Perezida wa Repubulika ntabwo bigeze bagira ubwoba, kuko bari bifite n'izindi mbaraga zidasanzwe, kuko muri bo bari bafite ubutwari butagomba guhanguka haba na busa. Ngiye kwitegereza mbona cya gitero kibashije kumirwa bunguri, kiraburangatana. Ubundi Imana irinze u Rwanda, Imana irinze igihugu cyacu. Imana irindaga Isiraheli ntabwo itereranye u Rwanda. Imana yarwaniraga abayisiraheli na n'ubu iracyaturwanirira. Abayisiraheli mu gihe bagabaga ibitero, Uwiteka Imana yarababwiraga ati, mwebwe ubwanyu nimwihagararire murebe uburyo ndi buze gutsinda abanzi banyu. Maze Uwiteka Imana akabasha gukora igitangaza, abanzi b'abayisiraheli bakabasha kuhatikirira. Muzi neza yuko igihe abayisiraheli bavaga muri Egiputa bambutse inyanja itukura. Muzi neza yuko igihe abayisiraheli bava muri Egiputa bageze ku nyanja itukura, maze barabwirwa bati, nimutuze murebe icyo Uwiteka Imana ari buze gukora. Inyuma zari ingabo z'abanyegiputa, maze igihe kiragera Uwiteka Imana warurangaje imbere abayisiraheli. Uwiteka Imana agaragaza imbaraga n'ubushobozi hagati y'abayisiraheli. Maze Uwiteka Imana abwira Mose ati, naramburire inkoni hejuru y'amazi. Mose yarabikoze, maze muri ayo mazi habasha kubonekamo inzira. Abayisiraheli bahise bambuka. Abanyegiputa bihaye ngo bari kwambuka nk'abayisiraheli, y'amazi yahise abamira bunguri. Ni nk'uko icyo gitero cyabashije kuza kiri kwigamika ku ngabo z'igihugu, n'uburyo cyabashe kumirwa bunguri kiraburangatana. Imana rero ni umurinzi. Imana iraturinda, Imana iratuzi kandi Imana iradushyigikiye. Imana irinda u Rwanda, Imana irinda Abanyarwanda. Iyo modokari ya gisirikare ni ikigereranyo cy'igihugu cy'u Rwanda, uburyo u Rwanda ruteye. Abo basirikari ni umutwe w'abamarayika barinze igihugu cy'u Rwanda. Nyakubahwa Paul Kagame wagaragaraga imbere n'inyuma ari umuntu umwe, akabasha kubonekwamo abantu babiri. Ni uburyo Imana irinze u Rwanda. Icyo gitero cy'inyeshyamba ni uburyo abanzi b'igihugu usanga bari kwibasira u Rwanda, ariko ntibabashe kuba barushobora, kuko u Rwanda ruratera ariko ntiruterwa. Muri rusange u Rwanda rwishakamo umutekano kandi rukanashakira n'ibindi bihugu umutekano. Sinzi rero aho abanzi, sinzi rero uburyo
abanzi bumva yuko babasha gushotora u Rwanda, ntabwo u Rwanda bazigera barubona. Uwiteka Imana arinze u Rwanda kandi arinze n'Abanyarwanda. Banyarwanda ni muhumure, Banyarwanda turarinzwe. Banyarwanda Uwiteka Imana dufiteho umugambi. Banyarwanda twahawe imigisha, yarinze Abayisiraheli mu bibazo byose, namwe ubwanyu Uwiteka arabarinze, ntacyo mubaye. Yakiriye Abayisiraheli inzira, natwe ubwacu dukiriye inzira. Ni muhumure, Uwiteka ni umutabazi, Uwiteka aradushyigikiye. Ntihakazagira icyabateza ubwoba, ntihakazagira icyabashyiramo ubwoba. Uwiteka Imana niwe urinze imitima yacu, niwe urinze imitima n'ubwenge, akarinda imibiri yacu. Yaduhereje igihugu cy'u Rwanda, nayo inatanga umutekano. Ntabwo izatererana u Rwanda, iraduheze ku mugongo wayo. Ntabwo tugomba gutinya ikibi cyose. Ijambo ry'Imana riratubwira neza yuko tutagomba gutinya ikibi cyose, kuko turi kumwe n'Uwiteka. Naho twanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, ntabwo tugomba gutinya ikibi cyose, kuko turi kumwe n'Uwiteka. Uwiteka ahetse u Rwanda, Uwiteka arinze u Rwanda, Uwiteka arinze Abanyarwanda, Uwiteka arinze ingabo z'igihugu, Uwiteka arinze umubyeyi wacu Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Uwiteka araturinze twese nk'Abanyarwanda. Ni muhumure, ntacyo mubaye, ntacyo tubaye. Uwiteka Imana aradushyigikiye. Uyu mwaka urarangiye wa 2025, Imana igiye kudushyitsa mu wundi mwaka wa 2026. Imana izawuturindiramo kandi izasoza amasezerano ya benshi, kuko Uwiteka dufite umugambi. Ntacyo tubaye, ni muhumure, turinzwe n'Imana. Ni muhumure, Uwiteka Imana azaturwanirira. Imana yaduhereje u Rwanda rw'Abanyarwanda. Nimwakira amahoro akomoka ku Mana Data. Imana ibagirire neza.